ntuzabikore. Gatatu, ntuzongere kurahira izina ry'Imana umuntu cyangwa kurema indahiro muri we. Kane, ntukavuge ngo ndabona izi ntambara ndimo zitazarangira. Gatanu, ntukavuge ngo ndabona ibyaba byiza ari uko nabireka. Data wo mu ijuru akugirire neza. Kiganiro nagakomeza, tuzakomeza ku munsi w'ejo. Haga umugisha n'Imana. Shalom shalom. Nuyavuga ubaye sumaku w'umuvumo, nuyareka ubaye sumaku w'umugisha we. Kwatura ayo magambo ngo ndasenga ariko Imana ntinyumva, mba nsengera iki, mba mbikorera iki? Icyo gihe wifunguriye amarembo y'ababisha, ufunguye amarembo y'umwanzi, kandi ikindi Karande iraza yirukanka. Nabeshya no kurimba ngo ndakubwiza ukuri ngo akavuga mu izina ry'Imana, kandi urumva ko ni Yesu wabyivugiye avuga ngo sinemeye ko murahira. Abantu bishwe n'indahiro, abantu bishwe n'ibyo barahiye. Wirahira kutazacumura ejo uzabisubiramo. Wibwira Imana ngo Mana ndarahiye ejo ntirize ubuso uzanyice, ubundi zanakwica wanapfuye no kubutabizi. Ijambo ryawe ni ye ni oya. Wirahira umuntu ngo nukuri nzagusura, avuga ngo nibishoboka nzaza. Ni nako Yakobo yavuze ngo ibyejo ntabwo tubizi, avuga ngo ejo nibikunda nzaboneka. Ijambo ye cyangwa oya riruta kurahira. Kirazira kikaziririzwa mu magambo asigaye afungurira imivumo na Karande n'ibibazo ku bantu. Ni ijambo ryitwa indahiro ukoresha ururimi rwawe kandi atari ngombwa. Ndabashuje cyane rero nshuti z'Imana, abakunzi bacu umwe bw'Abera Ministries, amavuta kandagira amateka ubuzima bugahinduka. Uyu munsi wa none ku wa mbere ndumva nifuza kuganiriza amagambo ukwiye kurinda ubuzima bwawe ntazongere gusohoka mu kanwa kawe mu kubaho kwawe, kandi niba waragije nakoresha ubyirinde uhereye uyu munsi wa none. Niba warigeze uyakoresha cyangwa se warigeze n'umunsi n'umwe ubigambirira, niba utarabikora ntuzabikore, niba warabikoze ntuzabyongere, kuko ndashaka kubwira icyo twita imbaraga z'akanwa. Muri make, ijambo ryose uvuga rigira imbaraga ku buzima bwawe, kandi rikagira imbaraga ku baryumva, rikagira imbaraga n'abo barivuzeho. Ni byiza rero ko mu buzima bwo kubaho kwawe hari amagambo ugomba kwirinda kuvuga mu buzima bwawe. Amwe namwe ndi buyakubwire. Ndibwira ko turamusi turakoraniye, navuga ngo ni episode ya mbere cyangwa se ni part 1, ariko bizakomeza. Nshaka ko mbabwira ibintu 20 ugomba kutazongera kuvuga mu buzima bwawe n'akanwa kawe n'ururimi rwawe, kandi nubivuza kuri ruhande upfuka amatwi uko bishoreye iburyo bukomeye, kuko ijambo ryose ribi uvuze uba ufunguriye imiryango abadayimoni, imivumo na Karande. Ijambo ryiza ryose wivuzeho, uvuze ku bana bawe, uvuze kuri business yawe, uvuze ku bucuruzi bwawe, uvuze mu kazi kawe, uburimo urema hahandi hazaza. Kandi ijambo ryose ryiza uvuze yaturiraho ni imbaraga zikwegereza amasezerano y'Imana. So rero ndayo nkubwire ngo gerageza urinde ijambo ryawe, umenye icyo uvuga, kuko biravuze mu migani mu mubwiriza ngo nujya imbere y'Imana ugifata ikirenge n'akayo, ko ngo ntuvugire imbere y'Imana. Ndetse Yakobo arasobanura ngo urinde ururimi rwawe. Nivuga ngo muri make ibyo uvuga nibyo uzababyo. Rero iyo uvuze ibintu bibi, amagambo yo kwivugaho, uba ukingurira imiryango umuvumo, satani, abadayimoni na zakane gukurikira, kuko wavivuzeho amagambo. Bavandimwe, ururimi rugira imbaraga mu kuvuga. Ururimi rugira imbaraga, kandi ibyo umuntu avuga biratinda gasa nabyo, kuko ibyo uvuga nibyo uzanakora, kandi ibyo uzakora nizo ngaho kuri wowe. Rero uyu munsi wa none ndetse n'ejo nifuje ko tuganira ku magambo utagomba, utanemerewe. Niba koko ushaka kugira umugisha muri wowe, niba ushaka gukomera muri wowe, utagomba kugira ikintu uvugaho, ahubwo ugatuza, ugatekereza, ukagira imvugo. Murakoze, Imana ibahe umugisha cyane. Kandi nyabwire ngo mbere yuko rwose dukomeza ikiganiro, wongere ukore kuri subscribe. Ingi ni chaîne yawe, n'ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta kandagira amateka umuntu wese akaruhuka, ni ku bumenyi butandukanye. Kuko buri nashaka kubabwira icyo twita imbaraga z'ururimi mu kurema ndetse no gukira. Baravuze mu byibuke mu kubara mu bice 14, baravuga ngo senga Imana yaduhamagariye gupfira mu butayu, ngo twe n'abana bacu ngo tuhagwe. Bakimara kubivuga gutyo, Imana irababwira ngo umva, ababivuze bose, abashagije imyaka 20 n'abayirengeje, ndetse n'abandi bose ufite ndi kugera hejuru, nta numwe uzakandagira i Kanani, bose bazagwa mu butayu.
kereka abana bavukiye mu butayu. Urumva ko ijambo bavuze niryo ryonyine ryabakozeho. Icyo uvuze usa nacyo. Rero nayo nkubwire ngo aya magambo witonde mu buzima bwawe kwawe, wiyakinisha, wiyaririmba, wiyavuga, wigerageza, kuko nubyatura uzaba ukingurira amarembo ababishaye bose kandi bazakurangiza. Ko nutayavuga uzaba wegereye irembo ry'umugisha. Imana iguhe umugisha. Dusengane Imana mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, amen. Turagushimye uwera wa Isiraheli, Imana y'amahoro. Turakunezerewe kuri Imana yacu kandi utudukunda. Turakunezerewe kujya utubera amaboko, ukatubera inkomezi n'inyunganizi muri byose, ukadushyigikira mwami. Kandi aho umwanzi ahagurutse kugira ngo adutere, ukatubera ingabo idukingira, tukabona imbaraga zikomeye no kurengera kwawe. Ndagusenze mwami ko ushobora kubana nanjye muri byose, kandi abakurikiye Umwami Ministries mwami bampera umugisha, ubafashe, ubakomeze, ubarinde. Umwuka wera w'Imana akora ibitangaza ku bwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Mbere na mbere ndagira ngo mbwire ngo icyo twita ijambo. Igihe cyose ufite iryo jambo ribi, ni isoko yo gukingura ibyago ku buzima bwawe. Ijambo ugomba kwitondera cyane cyane. Ndavuga ijambo rya mbere, ndavuga ngo rivuga ngo Imana ntiyumva amasengesho yanjye. Iki kintu kirakomeye. Iri jambo ryikuremo. Ko warasengeye kanyarira ku kinzanye hariho hose mu cyumba, warabanye n'abantu b'Imana, ijambo ngo amasengesho yanjye Imana ntiyumva, Imana ntijya inyumva. Wa muntu w'ikintu ubukoze uba wishubije inyuma, ndetse ufunguye amarembo y'abadayimoni kukurwanya. Kuko icyo ni ikinyoma urimo ushyiraho, ni n'ikinyoma urimo uzana ku buzima bwawe, ni n'ikinyoma gikomeye, kuko Imana ijya yumva amasengesho ya buri muntu. Rero Imana itega amatwi. Ahubwo icyo ubukuriye ni iki? Wagombye gutega amatwi ukamenya igisubizo Imana iguhaye. Ni ukuvuga ngo wowe icyo ugomba kumenya, nta na rimwe mu buzima bwawe witwa wowe, nubwo wayivuze ntuzongere, niba utarabivuga Imana igumisha ntuzongere kubivuga. Uramenye, ntukavuge ngo Imana ntijya inyumva, yumva abandi, ntiyumva amasengesho yanjye, banza narasenze biranga. Bundi Imana igira ibintu bitatu bikomeye. Hariho Imana iceceka, kandi guceceka kw'Imana ntibivuze ko idakora. Hariho tegereza, hariho n'ibindi. Rero ni byiza ko nk'umuntu w'Imana ukwiye kurinda ururimi rwawe kwatura ayo magambo ngo ndasenga ariko Imana ntinyumva, mba nsengera iki, mba mbikorera iki. Icyo gihe wifunguriye amarembo y'ababisha, ufunguye amarembo y'umwanzi. Kandi ikindi, Karande iraza yirukanka. Ngira ngo umukozi w'Imana ufasha kuri kamera arahari, yamba tugasoma ijambo ry'Imana rigaragara muri Zaburi 47 umurongo wa 7 n'uwa 18. Nanjye ndanasoma, ariko ashatse yamfasha tugafatanya, kuko tuba dukora umurimo umwe, kuyumva ko turi timu. Ariko nanjye nanahasoma biramutse bimugoye, ndafite akazi kenshi cyane. Ufite akazi kenshi, nikomereze nirwarize. Zaburi 34 umurongo wa 7 tugere ku murongo wa 18. Ijambo rya mbere nakubwiye ngo ntuzongere kuvuga ngo ndasenga ariko Imana ntinyumva. Yeah. Wa 7 turakomeza. Haranditswe ngo yego, uyu munyamubabaro yaratatse Uwiteka aramwumva, amukiza amakuba n'ibyago bye byose. Marayika w'Uwiteka abambisha amahema yo kugota abamwubaha akabakiza. Marayika w'Uwiteka abambisha amahema abamwubaha akabakiza. Nimusogongere mumenye yuko Uwiteka agira neza, hahirwa umuhungiraho. Urakoze, Imana igumisha ngo tuyihorere. Nagira ngo nkubwire ngo ntuzongere mu kubaho kwawe. Niba warabivuze cibicikeho, niba utarabivuga byinde ngo Imana ntiyumva amasengesho. Bavuze ngo umunyamibabaro yatakiye Uwiteka aramwumva, amukiza ibyago byose. Umurongo wakurikiye adusomeye ngo marayika w'Uwiteka abambira amahema abamwubaha kugira ngo abakize. Mu kigande havuga neza ngo marayika w'akatonda niye zimba kasisira, niye torora abamutya n'abarokora. Kinyarwanda nyacyo ngo marayika w'Imana yubakira abantu akazu k'ibyatsi.
yarangiza kubaka akabakiza akabarokora. Nigeze kubisobanura kuri iyi shene yacu. Akazu k'ibyatsi tuvuga naka, ubundi inzu y'ibyatsi iyo hanze hashyushye, iyo mu nzu hakonje, iyo mu nzu hakonje hanze hashyushye, iyo imvura iguye ntawe uyumva. Rero ntuzongere mu buzima bwawe n'umunsi warimwe iri jambo rikure mu kanwa kawe, niba ushaka gutera imbere no kutagira inkuki za karande n'iz'abadayimoni bakwirukankaho. Iryo ni ijambo rya mbere ukwiye kwitondera, kuvuga ngo Imana ntijya yumva amasengesho yanjye. Ryitondere, kuko nukomeza kurivuga uzasanga waravunikiye ubusa, kandi bizakugora, kandi bizakurushya, nta ntambwe uzatera ngo bigukundire, ahubwo uzisanga buri gihe karande n'imivumo byagukurikiranye, kandi Imana ugasanga biguteye ikibazo kandi bitakabaye. Ikindi kintu ukwiye kwitondera cyane ni ijambo rivuga ngo nta gisubizo nzabona, ndabona bidashoboka, reka mbyihorere. Kwivuga muri iryo jambo ngo nta gisubizo nzabona, ibi ndabiretse, ndabirambiwe, mbishyize hasi, sinzabishobora, icyo kintu nacyo ni ikinyoma Satani yinjiriramo agakoresha umunwa wawe, kandi ibyo uvuga nuko ubitekereza niko uzanabaho. Imana yo mu ijuru ikugiriye neza, Imana yo mu ijuru gutabare. Iri jambo ryirinde ngo nta gisubizo nzabona, ndasenga ntacyo, nisaba akazi ntibazampa, dore igihe nasabiye akazi ibi nkora ntibikunda. Icyo kintu cyerekana ko ubufunguriye Satani ukamuha n'urwaho mu kubaho kwawe, cyane kuri mwereka neza ko nta gisubizo gihari. Badusomera 10:27. Bareka nkomeze nsome nta kibazo, hari ndabona ari mu kandi kazi biraza kuntwara umwanya ariko nta kibazo. Zaburi 18:27. Ntuzigere umanika amaboko ngo urananiwe. Don't surrender. Ntuzamanikira amaboko igerageza ngo wananiwe. Gerageza wongere ugerageze. Ntuzananirwe no kugerageza, uzahora ugerageza iminsi yose. Nta mpamvu yo gucika intege, kuko ibidashoboka nibyo Imana ishobora. 27 Zaburi 18 haranditswe ngo Zaburi 18:27. Yego. Kutanduye izerekana nk'utanduye. Kutanduye izerekana nk'itanduye. Ku kigoryi izerekana nk'ugoramye. Ku kigoryi izerekana nk'ugoramye. Sa Magambo dusomye se? Wo hasi wa 19. Wa 28. Kuko azakiza abicisha bugufi. Yego. Ariko amaso yibona azayasubiza hasi. Ni ukuvuga ngo iryo jambo rarisomye ku kigoryi igaragara nk'igoramye. Noneho buri handi hatse ngo n'umunyabyezaga nk'inyabyaha, buryo buryo mu murongo wa 10 nakabo hejuru wa 14 ngo abihasanga buriya n'ubundi 10 murongo 20 na murongo wa 17 urebye handitse ngo iki? Hejuru yaho harande se ngo kirimo Uwiteka bikwiriye kwa maboko yanjye kumunyambabazi. Naho nashaka ku munyembabazi, umva hano, ku munyembabazi izerekana nk'inyembabazi. Kutunganye izerekana nk'utunganye. Kutunganye izerekana nk'itunganye. Kutanduye izerekana nk'utanduye. Kutanduye izerekana nk'itanduye. Ku kigoryi izerekana nk'ugoramye. Ku kigoryi izerekana nk'ugoramye. Urumva kuko azakiza abicisha bugufi. Nagira ngo usome none no ibice 18:27 muri Zaburi. Yego, ni kutanduye izerekana 18. Ibice bingahe? Ibice 18 ku murongo wa 24. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Urakoze cyane. Urabona rero iziyerekana mu buryo ubikoramo. Ndakubwiza uko Bibiliya ivuga ko ibidashoboka ku bantu ku Mana bishoboka. Urugero rahara babyaye, abakecuru babyaye, turavuga Sara, turavuga Hana, turavuga Ana, turavuga wa mugore w'umushune mu kazi. Hari ibintu Imana yagiye ikora, yazamuye abari insuzugurwa, yakize hejuru abantu bose. Rero mu buzima bwawe ntuzigere umanikira amaboko ikigeragezo ngo kibwire ngo urananiwe.
ntuzigere n'umunsi wa rimwe umanika amaboko ngo ikigeragezo uranane. Kabiri, ntuzigere utinya ubwinshi bw'abanzi, kuko ubwinshi bw'abanzi ni ikimenyetso cy'imbaraga ufite mu gutera imbere. Ntuzigere mu buzima bwawe umanikira amaboko n'akanwa kawe katura ngo nta gisubizo nzabona muri bino bintu. Tasaba akazi wizeye, depoza wizeye, senga wizeye, kora wizeye, kuko ukuvuga n'ururimi rwawe bizagutera gukomera. Imana yo mu ijuru ikugirire neza cyane. Uramenye ntuzigere umanikira amaboko ikibazo ngo ndayamanitse, ngo ndarambiwe, ngo ndananiwe, ntikinsubiza, yarabiretse. Iri ni ijambo ribi rikomeye ugomba kwirinda mu kubaho kwawe no mu buzima bwawe, ukarihagarara nk'ijambo ry'imbaraga riguha gutsinda no kumenya uko ugiye gusohoka muri ibyo bibazo. Ni byiza ko munkurikiye kumwe bw'Abera Ministries ntarakubwira ijambo rya gatatu ukwiye kwirinda. Komeza ukore subscribe, ukore no kunzogera, ndetse usangize n'abandi. Nyabuneka aya magambo nkubwira nuyavuga ni urufunguzo rukingurira Satani, nutayavuga ni urufunguzo rukingurira imigisha y'Imana. Urahitamo icyo ushaka rero. Nuvuga karande ziraza, nuvuga imivumo irakugera, nuyavuga no magambo, ariko nuyakura mu kanwa kawe uregera ibisubizo, wegera umugisha, wegera amahirwe, wegera ibintu bigukwiriye. Imana ikumisha mu izina rya Yesu. Uramenye ntukamanikire amaboko ibintu byose uko bishaka. Icya gatatu, mu buzima bwawe bwose, naho uri naho uba, n'icyo ukora naho uzerekera, uzirinde indahiro. Ntukarahire ngo ndahiye Imana sinzongera gukora iki n'iki. Uramenye, ntukarahire gutyo. N'abayobozi barahira bafashe ku idarapo baravuga ngo Imana izabimfashemo. Ushobora kurahira ko utazasambana bugacya wasambanije abantu 10. Ushobora kurahira ko utazahemuka bugasa wahemukiye abantu benshi cyane. Rero rinda kanwa, kandi indahiro ni imwe mu bikoresho by'ikinyoma byo kugira ngo wemeze abantu ibidashoboka. Ntukarahire, ntugakora iryo kosa kurahira izina ry'Imana mu busa cyangwa mu binyoma ugambiriye kwemeza abantu, ugambiriye guhamya abantu. Wirahira kuzaho umuntu amafaranga mu gitondo ntayo ufite, uwo ni umutego witeze. Wirahira kuzaho umuntu inka kandi nta mafaranga ntayo tunze. Reka kurahira mu byo uvuga. Jya uvuga ngo Imana izabimfashamo. Ni ijambo ryoroshye kandi ryagutabara kugera uyu munsi wa none. Hari ibintu abantu mujya mukora ugasanga iri jambo indahiro yaravuze ngo ntitukarahire Uwiteka mu busa cyangwa mu binyoma. Niko ijambo ry'Imana ryambwiye ngo ntitukarahire Uwiteka mu busa cyangwa mu binyoma. Niryo jambo rikomeye, ntukarahire mu busa. Rero ijambo rya gatatu, kirazira kikaziririzwa. Utazarahira ko utaziba bugacya wabyibye Imana ikazaguhana. Utazarahira yuko utazakora ikintu bugacya byakubayeho, ahubwo bivuga ngo Imana nibimfashamo sinzasubira. Icyo bidusaba ni iki? Ni ijambo rivuga ngo yawe yego, yawe oya, ariko woye kurahira ibintu nk'ibyo by'ibinyoma, woye kurahira ibintu bidasanzwe. Wikwemeza umuntu ngo genda kurahije ukureje ubundi nzabikora, undi ati ndakurahiza Imana yanjye nzabikora, kumbi ntabwo ari Imana. Aramwe arabeshya, ni umutego yiteze, ni ibintu yiteze bwe bwite bya burundu, ugasanga ntabwo bigukundira. Ni byiza rero yuko ukwiye kwirinda kurahira. Wirahira avuga ngo Imana ibimfashemo. Iri jambo Imana ibimfashemo, iri jambo nakubwiye ngo n'abanyapolitike n'abanyamategeko n'abo muri leta n'abandi bose aravuga ngo ibi bintu nzabikora. Ajya gusoza ngo Imana izabimfashemo. Ntabwo ahira ngo nukuri ko Imana nzabikora, ngo nukuri kwanjye nzayibahereza, kuko ijambo urahiye rihinduka impamvu. Iyo utarikoze ukinguriye Satani. Reka turebe ijambo rigaragara muri Matayo ibice 5 37, Matayo ibice 5 umurongo 37 kugera ku murongo 35 kugera ku murongo 37. Indahiro yirinde. Kurahira ibintu utazashobora ngo Mana ngo urabona ngo ndarahiye mu izina rya Yesu ngo nkazongera gukora icyaha uzanyice, utarava aho bivugiye ukabura gikoze. Vuga ngo Imana ibimfashemo. Mu buzima bwawe niba utararahira cika. Niba warabikoze Imana ikubabarire, kandi ntuzongere, kuko nubikora ni isoko mbi yo kugira ngo witeze ikibazo. Matayo ibice 5:37 na 5 byombi. Na 5 kugera kwa 7. Arambwira ngo cyangwa isi kuko ariyo ntebe y'ibirenge byayo, cyangwa Yerusalemu kuko
ariho hari ururembo rw'umwami ukomeye, kandi ntuzarahire umuntu wawe, hera kutatu kane, umutwe wawe, hera kutatu kane ntacyo. ariko jyewe ndababwira yego kutarahira rwose, ariko jyewe ndababwira kutarahira rwose, naho ryaba ijuru, naho dokosele fobe, naho ryaba ijuru, kuko ariyo ntebe y'Imana, kuko ariyo ntebe y'Imana, cyangwa isi, kuko ariyo ntebe y'ibirenge by'Imana, cyangwa Yerusalemu ko ariwo rurembo rw'umwami ukomeye. Kandi ntuzarahire umutwe wawe, ntuzarahire wowe ubwawe ku mutwe wawe, kuko utabasha kweza agasatsi kawe cyangwa ngo ukiraburize, kuko utabasha kugahindura imvi cyangwa ukayirabuze gahinduke, ahubwo ijambo ribeye toselemande pa, ijambo ribeye oya cyangwa oya, ibirenze ibyo aha, mbega ijambo riryoshye, ku mubi. uyu munsi turimo turabaganiriza amagambo akurura umuvumo. ndibwira ko umukozi w'Imana adusomeye amagambo meza y'ubwenge kandi murayumvise, ni Yesu wabivuze ati ariko genda abagira inama ntimukarahire, naho ryaba ijuru kuko ari intebe y'Imana, naho yaba isi kuko ari intebe y'ibirenge by'Imana, kandi ntuzarahire Yerusalemu kuko ariho ururembo rw'Imana ruhagarara, kandi ntukarahire umutwe wawe kuko utabasha kwirabuza umusatsi cyangwa se ngo uwuhindure umweru, ahubwo ijambo ryawe ribe ye cyangwa oya. Ibirenze ibyo byose nibituruka ku mubi Satani. Rero iri jambo rya gatatu utagomba kuvuga mu buzima bwawe nta kurahira, jya uvuga ngo Imana nibishoboza nzabikora. Iyi ngingo abantu baranabeshya no kurimba ngo ndakubwiza ukuri ngo mwe akavuga mu izina ry'Imana, kandi urumva ko ni Yesu wabyivugiye avuga ngo sinemeye ko murahira. Abantu bishwe n'indahiro, abantu bishwe n'ibyo barahiye. Wirahira kutazacumura ejo uzabisubiramo, wibwira Imana ngo Mana ndarahiye ejo ntirize ubusa uzanyice, ubundi zanakwica wanapfuye no kuba utabizi. Ijambo ryawe ni ye ni oya. Wirahira umuntu ngo nukuri nzagusura, avuga ngo nibishoboka nzaza, ni nako Yakobo yavuze ngo ibyejo ntabwo tubizi, vuga ngo ejo nibikunda nzaboneka. Ijambo ye cyangwa oya riruta kurahira, kirazira kikaziririzwa mu magambo asigaye afungurira imivumo na karande n'ibibazo ku bantu. Ni ijambo ryitwa indahiro ukoresheje ururimi rwawe kandi atari ngombwa. Rero mu buzima bwawe ntuzongere kubikora, niba warabikoze byihorere. Wikwemeza abantu, wishaka kwiyemeza udashoboye, uri umuntu buntu, ntubasha kweza agasatsi kawe, ntuzumubara umva umusatsi urawutunze n'uwawe, ufite imisatsi ingana iki, ikura gute, imera gute. Ngo ntukarahire n'umutwe wawe, ntukarahire umubyeyi, ntukarahire iki, ntukamenye, ntukarahire ijuru niho Imana iri, ntukarahire isi intebe ibirenge niho intebe y'Imana iherereye, ntukarahire Yerusalemu mu rusengero, nawe ubwe ntukarahire umutwe wawe, ahubwo ijambo ryawe nanjye ribe ye oya oya. Ibirenze ibyo, hirya y'ibyo byo kurahirana izina ry'Imana nzabikora, nintabikora izanca agahanga, ndarahira kuri Bibiliya, ndarahira gute? No, wikingurira Satani, wikingurira imivumo, wikingurira imibabaro, wikingurira umwanzi ngo akwinjirane agere mu rwego gusenya. Ijambo ryawe ribe ye. Kurahira bicikeho, biveho, byose ni inzira ya Satani akoreramo. Ahubwo jya uvuga ngo nzagerageza, nzareba, Imana izabimfashamo, nzabikora, Imana izabimfashamo, nzagerageza, mfite kwizera Imana ko izanshoboza. Aho kugira ngo urahire twaba ubusa cyangwa mu kimwe ngo uvuge ibyo bintu oya. Reka nkubwize ukuri, kurahira bicikeho, biveho, bireke, haba Imana, haba ijuru, haba isi, haba wowe, haba undi. Wirahira kuzakora ibintu ejo utazabinanirwa, bigahinduka urubanza ku buzima bwawe, bigatuma utakaza agaciro, bigatuma utakaza icyerekezo, bigatuma utakaza imbaraga
imbaraga bigatuma utakaza amahirwe yo kubaho, ukisanga wamaze gukingurira umwanzi amarembo yawe, akakumerera nabi, satani akakuzonga. Imana ibaha umugisha rero, mukomeze mukurikire Umwe W'Abera Ministries, kandi niba wumva uri kunyurwa na bino biganiro byacu kandi waranyuzwe, ndetse izi ni inzira zimwe ndi kukwereka uko wafunga abadayimoni binjirira muri Karande no mu Magambo kururimi, ko ururimi rwawe rurarema, rurubaka, ruravuga, icyo uzivugaho uzaba cyo, icyo uzatura uzaba cyo, umva, menyereza ururimi rwawe kuvuga nk'umuntu udafite Karande n'imivumo. Ntukarahire rero, ntukabikore, ntuzanabikore, ntuzanabisubiremo. Niba wari urabikoze bicikeho, niba utarabikora byirinde, kuko nubikora uzakingurira amarembo satani ndetse n'imivumo na Karande n'ibyago n'amakuba. Ariko nutabikora, nutarahira gutyo, uzaba ufunguye amarembo y'imigisha, Umwuka Wera, Imana Data, byose bizazahuri, bose bazahuri n'iby'Imana izanye bigusange, kuko wahagaze. Jya uvuga ijambo ngo nzagerageza, Imana izanshoboza, nzabikora, Imana izanshoboza, ejo nzagerageza, nzabikora, nzagerageza. Ariko wikwishyira mu kaga, wikwishyiramo ikiziriko ku rurimi rwawe n'umunwa wawe, kuko byakuzanira akaga ukabura aho werekera. Imana ikugire neza cyane. Nagira ngo turebe irindi jambo rikomeye ukwiye kwirinda kuvuga mu buzima bwawe. Komeza ukore comment, share, kandi wongere wiyandikishe. Ndagira ngo ubwize ukuri wabikoze, Imana imuha umugisha. Utarabikora nawe nta rubanza tumushyiraho, kandi wowe ubitekereze cyane. Ni kuri iyi ngingo tugeze ku ijambo rindi rya kane, ngira ngo niryo tugiye kuganiraho. Ijambo rya kane tugiye kuvuga ni ijambo ngo ukwiye kwirinda mu buzima, rivuga ngo ndabona izi ntambara ndimo zitazarangira. Izi ntambara ndimo ntizizarangira, uru rugamba ndimo ndabona nzarugwamo. Iryo jambo rikure mu kanwa kawe, librosu rivanemo, rivane mu ishinya, rivane mu bijigo, rivane mu mabwene, rikure ku rurimi rwawe. Iri jambo rivuga ngo, inkuko mbisobanuye ahangaha, ngizi ntambara ntizizarangira, cyangwa intambara ndimo nta herezo rifite, ndabona nzazigwamo. Icyo kintu ni kibi, kiguca intege, ni ikinyoma umwanzi yahagazemo, ni ikinyoma umwanzi yicayemo, ni ikinyoma umwanzi agiye gukoreramo, kandi kiri buze kukugora wowe ubwawe ndetse n'abawe, ndetse kikuzanira akaga. This will never end. Ibi ntibizarangira. Iri ni ijambo rigomba, ntibizigera bikemuka, ntibizavaho, ntibizarangira. Naragerageje, yanaka yarampanuriye, kanaka yankozeho, undi yankozeho, natanze n'igitambo, natanze amafaranga, narasenze, nagiye Kanyarira, nagiye ku Uganda ku musozi njya gusengerayo, nahamagaye apotre kanaka, hamagara bishop kanaka, ibi narabigerageje byarananiye. Ukavuga ngo ndabona intambara itazarangira. No. Iryo jambo rikure mu kanwa kawe. Niba utaranarivuga, ntuzigere uhera kurivuga, kuko kurivuga ni ugufungurira amarembo umuvumo, Karande, inyatsi, katakaragasi bikakuzanga. Ugomba kuba umuntu ukomeye. Ni ijambo ukwiye kumenya, kandi ijambo ukarisobanukirwa. Aho turi gusoma amagambo agaragara ngo ni ukuri sinzabikora. Nagira ngo mbwire unyegere ansomereza muri 34 nawe, kugira ngo ijambo tureze Zaburi 34 ansomere turebe iryo jambo ririmo umukiranutsi. Ugomba kumenya ngo ntibizarangira, ntibizavamo, bizaba ryari, cyanditse Zaburi 34 uhereye ku murongo wa mbere. Nta kibazo, soma ndakubwira. Zaburi 34 umurongo wa mbere aravuga ngo oya, kuri gutinda gusoma se. Zaburi ya Dawidi, oya, maso umurongo hepfo hepfo gato manuka umurongo wa kabiri. umurongo wa kabiri aravuga ngo nzahimbaza Uwiteka iminsi yose, yego, ishimwe rye rizaba mu kanwa kanjye. Uwiteka niwe mutima wanjye uzirata. Uwiteka niwe mutima wanjye uzirata. Abanyamubabaro babyumve bishime. Abanyamubabaro babyumve bishime.
mufatanye nanjye guhimbaza Uwiteka, dushyirane hejuru izina rye. Komeza usome, igiye gusoma twihuta cyane. Nashatse Uwiteka aransubiza, ankiza ubwoba nari mfite bwose. Turamo uwo murongo. Nashatse Uwiteka aransubiza, ankiza ubwoba nari mfite bwose. Komeza. Bamurebyeho bavirwa n'umucyo, mu maso habo ntihazagira ipfunwe iteka. Uyu munyamubabaro yaratatse, Uwiteka aramwumva, amukiza amakuba n'ibyago bye byose. Yego, urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Uwiteka abambira amahema. Urumva ro kuvuga iri jambo ngo wowe ubwawe ukabisubiramo ukavuga ngo ibi bintu ntibizarangira, ni amakosa akomeye, ni amakosa aremereye, ni amakosa agoye ku buzima bwawe. Ntugomba kuvuga iri jambo, ntuvuga ngo intambara ntizizarangira, intambara zirananiye, intambara ntizizakunda. Twumvise amagambo ngo uyu munyamubabaro yatakiye Uwiteka aramwumva, amukiza umubabaro. Rero si byiza ko buri gihe kenshi ukunda kwivugaho zintambara ntizizarangira, zintambara ntizizavamo, ibi ntibizagira iherezo, ngo reka mbyiherere. Kenshi iyo usubiramo ayo magambo, kenshi iyo uvuga muri ayo magambo, ubabaye nka rukuruzi w'umuvumo, ubabaye nka sumaku rukuruzi, ukurura amagambo mabi, ukurura umuvumo ku buzima bwawe, kandi wishyira ahantu habi hatari hakwiriye. Kubera iki? Kuko utangiye kugira ngo wikorera amakosa atari meza cyane. Ni ukuvuga ngo iyo utanga ngo iyi ntambara ntizashira, ibi ndimo ntibizarangira, kandi Zaburi itubwiye ngo umunyamubabaro, uyu munyamubabaro yatakiye Uwiteka aramwumva, mukiza ibyago n'amakuba. Ngo bamuviriyeho, baramuze ngo umucyo uraviriye ngo urajya mu mwijima. Nuvuga ngo igihe cyose uvuga iri jambo ngo intambara ntizarangira, uba umeze nka sumaku irimo ikurura umuvumo, irimo inunuza karande, ugenda uyishyiraho. Ariko yuvuze ukareka uti hoya sinzarivuga, intambara izashira, niringiye Imana, Imana izabana nanjye, n'ibindi mwo bizarangira, n'ibyabariya byararangiye, n'ibyabariya byarakozwe, marayika turi kumwe. Uzaba icyo gihe urimo ukora ikintu gikomeye cyo kwikingurira amarembo yo kwinjira mu bwami bw'Imana, ndetse no kuba rukuruzi kurura umugisha, mu cyimbo cyo gukurura umuvumo, mu cyimbo cyo gukurura amarira, mu cyimbo cyo gukurura karande, mu cyimbo cyo gukurura imivumo, mu cyimbo cyo gukurura ibidasanzwe. Icyo gihe wowe uzaba urimo ukurura, uri sumaku y'umugisha, sumaku y'imbaraga, sumaku ikurura iby'Imana ibyiyegereza, kuko wirinze kuvuga ngo zintambara ntizizarangira. Imana ikugirire neza, Imana iguhembure, Imana iguhe ubwenge. Ntuzongere, ntuzongere mu buzima kuvuga ngo intambara ntizarangira, dore igiye kurangira, Imana igiye kuyisohoza. Rero iyo ufunguye amarembo ngo intambara ntizarangira, menya ngo uri sumaku ikurura umuvumo, karande, induru, amagambo bije iwawe. Rero mu rwego rwo kugira ngo urinde akanwa kawe, ukarinde gucumura no gucumuzwa n'ibyo bintu, nyabuneka rinda akanwa kawe. Iri jambo ntukarivuge, niba warivuze ntuzaryongere, kandi niba utararivuga nshuti yanjye, ryirinde. Imana ikumpera mu izina rya Yesu, ryirinde. Data wa twese akumpera umugisha. Komeza ukore comment, komeza byandikisha nshuti yanjye, kugira ngo tubane. Iyi ni umurongo mugari wawe nanjye, kandi naho umuntu yisanga ntabwo ari amadini, ahubwo nuko ngo twumve umurimo w'Imana. Ntuzadusanga twatukanye, ntuzasanga twavuze undi muntu, ntuzasanga twavuze itorero, twe twivugira ibyakiza umuntu. Irinde mu buzima bwawe aya magambo, uyandikeho kandi umenye ko ari amagambo akomeye. Ijambo rya gatanu ukwiye guhanagura mu kanwa kawe, niba wararivuze shaka amazi y'unyuguza ucire, niba utararivuga ntuzongere kurivuga, ntuzanabikore, ntuzanabigerageze, ntuzanabishakishe, ntuzabigiremo n'uruhare, ahubwo we mu buryo bwawe itoze kuvuga ibintu byiza. Iri jambo se wamenya ari irihe? Komeze wiyandikishe utarabikora. Bonye ikiganiro cyacu bwa mbere, sharinga, hereza abagenzi bawe nabo babyumve ibyo bakwiye kwirinda kugira byabazana karande n'imivumo. Ni ijambo rivuga ngo ndabona ibyaba byiza ari uko naba mbiretse.
Kuko utari kurabona naragerageje ibyaba byiza nuko naba mbiretse, naba ndetse gushaka, naba ndetse kwiga, naba ndetse kubyara, naba ndetse gusaba akazi, naba ndetse kujya gusura kanaka, naba ndetse kuvugana na runaka. Ibyaba byiza nuko nabyihorera. Iryo jambo iryo noneho usibye guhamagara na Karande, uhamagara na nyina wa Karande na sekuruza wa Karande na nyira Karande na se Karande, bakaza nyina w'Imivumo na se w'Imivumo bose bagakururuka, kuko wigize rukuruzi rw'ibintu bibi ngo ibyaba byiza. Ndabona uganira n'abantu ukavuga ati sha ndabona bya bintu ngiye kubireka, ibyaba byiza nuko mbyihorera. Ndabona ndabyihoreye rwose, ndabiretse. Wa muntu we, ibi tubivuga kenshi, nanjye nigeze kubivuga, nundi arabivuga, ukumva ngo ndabiretse, mbivuyemo, ndabiretse, don't give up, ndabyihoreye, ndabona icyaba cyiza. Impamvu ribaye ribi nirihe? Nuko uvuze ngo ndabona ibyaba byiza ari uko mbireka, kandi wari urimo ushaka ibiri byiza. None ko washaka ibyiza ukaba urangije ngo ibyaba byiza nuko mbireka, ntiwumva ko ucuritse ururimi. Ayo ni amagambo mabi akurura umuvumo, akurura karande, akurura inyatsi, akurura uburwayi, akurura icyago n'amakuba. Uramenye, ntukabivuge, ntukabisubiremo. Ryirukane, rikure muri wowe, rikure mu bana bawe, rikure mu bavandimwe bawe, rikure mu nshuti zawe, rikure mu bo mubana, rikure mu bo muvugana, rikure aho ugerereza. Iri jambo rirakomeye, rivuga ngo ibyaba byiza nuko nabireka. No, ibyo washakaga byari byiza, none uhuye n'intambara uravuze ngo urabona runa ibyaba byiza nuko nabireka. Deje urumva urimo ubaye rukuruzi w'imivumo, watangiye ibintu byiza, utangira ibintu bishoboka, ntabwo rero ugomba kubireka ibyo ntibishoboka. Ni ukuvuga ngo akenshi turabivuga twese. Iri jambo rya gatanu ndarikubujije. Irya kane nabwiye ko ngo izi ntambara ndimo ntizizarangira, ntuzarisubire. Irya gatanu ndarikubujije. Niba wararivuze, iborosi ucire, ushyiremo korogati mu kanwa, uryirukane. Kuvuga ngo ibyaba byiza nuko nabireka, wari urimo ushaka ibintu bibi. Reka badusomere Yosuwa gice cya mbere umurongo w'9. Yosuwa gice cya mbere umurongo w'9. Ibyaba byiza nuko mbireka, wari urimo ushaka ibibisi. Uku ni ugucogora, kandi iri jambo ubaye sumaku y'umuvumo, kinguye amarembo ya dayimoni raza yirukanka. Yosuwa ibice cya mbere umurongo w'9. Ndumva uyu munsi ndagarukiriza ku ijambo rya gatanu, ejo tuzakomeza ku rya gatandatu tujya ku rya 8. Mbese sijye ubitegetse? Nuko komera ushikame, ntutinye, kandi ntukuke umutima, kuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe aho ujya hose. S'il vous plaît, iri jambo ngo ibyaba byiza nuko nabireka, kandi washakaga ibyiza, kari akazi, yari video, yari gahunda, yari imirimo, none uhuye intambara ngo ibyaba byiza ntuzongere. Ndasoreza kuri Yosuwa 40 Yesaya 1 murongo w'10, nsorezaho. Hanyuma ibisigaye ni umunsi w'ejo. Bamaso, iyi episode ntizagucike. Amagambo 20 ugomba kwirinda kuvuga mu kubaho kwawe no kwatura mu buzima bwawe. Yesaya ibice 41 umurongo w'10. Mbabwira so ngo sijye gutegetse. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Nzajya ngukomeza. Ni koko nzajya ngutabara. Nzajya nkuramiza ukuboko kwanjye kw'iburyo, ariko gukiranuka k'Uwiteka totesandore mofaye. Ntuzongere kuvuga iryo jambo. Ni amagambo 5 nkubujije mu buzima. Nzakubwira ndasigaye, nkubwira ndasigaye, ni hafi 20 utagomba kwemererwa kuvuga, kuko nuyavuga uyikururiye umuvumo. Nakubwiye ko ijambo rya mbere nisure mu byumve, ntukavuge ngo Imana ntinyumva.
ntimva amasengesho yanjye ntuzasubire. kabiri, ntukavuge ngo nta gisubizo nzabona, ndabona bidashoboka, ntuzabikore. gatatu, ntuzongere kurahira izina ry'Imana umuntu cyangwa kurema indahiro muri we. kane, ntukavuge ngo ndabona izi ntambara ndimo zitazarangira. gatanu, ntukavuge ngo ndabona ibyaba byiza ari uko nabireka. Data wo mu ijuru akugirire neza. Ikiganiro nagakomeza, tuzakomeza ku munsi w'ejo. Habwa umugisha n'Imana. Shalom shalom. Nuyavuga ubaye sumaku w'umuvumo, nuyareka ubaye sumaku w'umugisha. Habwa umugisha n'Imana. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta kandi agira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptiste, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi, imuha amavuta ngo ugende uyasuke kuri bariya, ubuzima buhinduke. Amavuta kandi agira amateka, ubuzima bugahinduka.